ubu si koko umuntu wandoze runo rurogo ni uwuhe ubwo ni kuremera rishaje bashaka ampaye ubwo ni kuremera rishaje ayiwe oya sha oya da ubuzima bw'umuntu nukuba umuntu yarabaye nyamwigendaho sha buri muntu wese nta n'umuntu wakugirira impuhwe ku gikorwa cyose ukora keretse ari wowe wigiriye impuhwe sha dore sha ejo bundi nagiye kugira gutya ngo ku isoko mpura n'amabanda abiri gari kurya ibisheke muri icyo gihe umuntu umwe yaragukongora arashira mu mufuka undi agakongora arata inyuma ye nuko mbabaza ngo ni ukubera iki umwe ari kujugunya mu gakapu undi akajugunya inyuma ye barambwira ngo buri muntu wese iyo agiye kujugunya afite umujugunyo we nuko ndavuga se umujugunyo ni ndavuga abantu bana none ko basaze izi z'imijugunyo bazikuye ndatekereza ndavuga ngo wa mugani ko buri muntu wese abagahukwe hari umuntu bagaho ukundi ako kantu mba nkataye mu matwi ngiye kubona mbona barazamutse bageze haraguru mbona uwari uri guta ibikongorerwa mu gakapu igishashya kiramushiranye. Oh my God. Ndavuga si uriya mwana ko kimushiranye ataragera mu rugo kandi uwabijugunye inyuma agifite ingingo ibiri. Mbona umwana bigiye kumucanga ngiye kubona mbona wagiye urabiterera mu gakapu ajya arafata igikongorerwa kimwe cyo yataye mu gakapu arahetse. Ndavuga si kurana ko kwizigamira bavuga mpita mbona uriya mwana afite ubwenge bwinshi ndangera ndareba n'uwari usigaranye ingingo ibiri mbona kiramushiranye. Ndavuga si uriya mwana noneho wagiye kuba hute ko yajya arabita inyuma ngiye kubona mbona asezeye kuri wa wundi we bari kuzamukana mbona asubiye inyuma ari kunkurikira. Ndavuga si uriya mwana akankurikiye mufitiye ideni. Ngiye kubona mbona ahantu hagiye yarabiterera yagiye arahashyira ikimenyetso sha ajya arafata kamwe ageze epfo byose abifatira rimwe. Mpaye ndavuga si koko buri muntu wese agira ubwizigamo buri wese koko abaga afite ukuntu yabaho n'ukuntu yizigame n'ukuntu azabaho ubuzima bwo ashaka koko buri muntu wese abaga afite ubuzima bwe ariko si nkawe kwiba utaringegera waza ukareba video yose ikarangira utari wakora subscribe ubu uri kureba iki buriya mutuma kanuza kandya kandi sha iyo kandiye ngira nk'umujinya bwo murandura nzuzi nkawe kweda. Ese urikunda cyangwa urankunda? Nutankunda se bizabuza ko Imana izagumaho kandi nkunda kurusha uko nkunda. Bimbwiye iki se? Elda nzaguma mbeho nuko ndi kubona n'ibyo kurya byanasize ngo njye urebe ko ntaraguma kubaho. Elda ariko hari igihe mu kanya byaboneka kandi nkaguma kuba. Bimbwiye iki? Ko nzabaho uko nzabaho nutabishaka nzabaho kandi nzabaho uko mbayeho. Hagiye nicenga tekereza ni ukubera iki ku isi hari abantu benshi kandi baravuze ngo Imana ishobora byose kuki itabica ngo ibamareho? Ese nigikunze ko abana bayo bagumaho bamwe bari kwishwa n'inzara kandi hari ibyo kurya bike? N'iyi Mana nayo hagagiye guhamana umuntu arebye akabona iyi Mana nayikoresha ikimenyane. Ni ukubera iki abantu bamwe bafite ibyo kurya abandi ntibabigire? Si ukubera Imana dufite ikoresha ibimenyane?
harya ngo dutunzwe n'Imana oya ntari yidutunze idutunze ntabwo yemera ko twishwa n'inzara kandi ntabwo yemera ko buri muntu wese abura ibyo kurya kandi ku isi byuzuyeho Imana yakagombye kuba yica abantu bamwe hagasigara abandi kuko hariho bakeya ntabwo bishwa n'inzara kuko ibiryo ku isi ni byinshi kandi abantu nabo baruka ibiryo Imana rero yakagombye kuba yabagabanya hakagira bamwe basimbura abandi nabo bakabaho ubuzima bwiza. Iryo ni ijambo ry'Imana turishimiye Imana ariko shaka ndi kugira guca nkabana ndi kureba malariya yaba ariko meze se koko Chambasha bancuze mu nyundo mu byuma byashaje nanjye niyo mpamvu ndi kuba bampaye siko ndi kuremera risha do ndagaswera ubu si koko umuntu wandoze no rurogo nuwuhe siko ndi kuremera risha debesha ampaye siko ndi kuremera risha ayiwe ayiwe oya sha oya da oya we reka da